tuganira wambwiye ko hari mama iyi w'umusitari mufiyemeri ni umufiyemere ni umumama w'umusitari wapfubuye kandi mufitanye na gahunda y'uko uzakomeza kumupfubura. yarambwiye ati yaje no kumbwira ati buriya nta n'undi wundi yakemera ko amutandariza usibye njyewe. ubu ibyishimo tumubona na buri munsi, imbaraga akira mu gukora komedi, ni wowe uba ubyihishe inyuma. byose ni njye mba mbyihishe inyuma. harya ninde cyangwa ugira ibanga ry'abakiriya bawe? ntabwo ngiye sinjyaho ngo umuhishire. uwo muntu bamwita mama sava. uvuze nde? mama sava. cyangwa uribeshye? oya ntabwo nibeshye. bisha nk'aho umuntu yakwishyuye umaze kumupfura ukavuga ati aho nagendeye cyakora uyu wararekuye. nangahe? n'uwo nigeze gupfubura ariko bite na gahunda nyinshi nari mfite, ntabwo twatinze aho hantu. nahise ngenda ariko warambwira ati nubwo ugiye bitakozwe neza umwanya munini ariko akira iri ry'itanu wanyemeje rwose mu minota ya mbere wanyemeje nayo mafaranga nibuka. yese asa nkaho hari ikintu yaraminduriye mu buzima. kubanza ari wowe mupfubuzi ukenyemwa muri uru Rwanda. turagusuje cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. uyu munsi twongeye kugaruka kugira ngo tugushimire wowe ukurikirana ibiganiro byacu amanywa n'ijoro. umunsi umugabo turi kumwe, umugabo ni umusore? ni umusore ntago ni umusore. umusore, ikintu gitangaje ni muri ba basore banze gukora. uri kunsetsa ibintu ukora ngo ariko ngo akaba afite impano yo gupfubura. reka tumwakire tudatinze abibwire, ababwire n'uburyo akoramo akazi kiwe, ndetse hari n'icyamamare mwese muzi bafitanye gahunda mw'iyi minsi. turakwakiriye kuri kamera za Trend 250. murakoze. nk'ibisanzwe ababizi barabizi ko nitwa Asomanizo TV. nkaba ndi umusore w'injigiza. wijegeje? w'injigi. ni ijegeje ni injigiza byose kuko ibituza biba byiza binagana. tubwiye ko witwa Asumani? Asomanizo TV. Asumanizo TV. ya Asumanizo TV. ni ryari wamenye ko ufite impano yo gupfubura? muri uyu mwaka dusoje igihe utangira nibwo nahise ngira gutya nza kumenya ko nshoboye kandi nanashobotse muri uku gupfubura. birumvikana ntabwo wamenya ko ushoboye nta muntu wahereyeho. ni iki cyakubwiye ko uzi gupfubura bigeze n'aho wivuga ati ngiye kwamamaza ibintu nkora? hari undi urumva hari igifemeri cyansuye hanyuma namanje kugitinya. nzi ko ndi bukure nk'uko nkahita ndangiza, ariko byaje kunangaza nyikubita amasaha agera mu 8 gihita kimereza niya 5 sha sinzazibagirwa. Kukorera make narumvishe ngo ibi bintu bikiza abagihene nkamwe. bwari ubwa mbere kandi agahimbaza musiki yaramaye. ubwo kuva icyo gihe rero nibwo naje guhita numva ko nshoboye na nyiransibura yanjye ibira aho ngahiregeye. Uvuze ko ufite experience y'umwaka kuba upfubura cyane. ubwo ndakeka uyu mwaka wa 2026 tugiye gutangira nshobora kuzaba iwanjye hameze nk'ifamu mva kuri ikindi mita mfata ikindi mita nyibatura. umaze kwisanga upfubura birumvikana wari ubikoze n'umuntu umwe arakubwira ati rwose ibi nibyo bintu byawe, ahubwo sinzi impamvu atari byo ukora. kugira abandi bakumenye byahereye kuki? cyangwa se upfubura babona ute, muganira gute, muhuza gute kugira ngo ubapfubure? urumva njyewe ibintu byanjye nyine kuntu biba bimeze. Giye byanjye ntabwo bikunze kuba byasakara hose. ibyanjye nyine biba bimeze nka private.
private. ya None nyine abantu bakubona ute? urumva icyo ngicyo nakubitiye kikanshima kikamungura n'agafanta cyahise kibibwira inshuti zacu nk'eshatu aho ngaho ndakeka ariho communication yatangiriye nyine ababwira ko yahuye n'umujeni nkanjye nkasoma nizo nkahita mwemeza. Ubu bivuze ko connection iva kuba wapfuye akagenda aguhuza n'undi kugeza ubwo tubwire nk'umubare umaze kugezaho mu gihe cy'umwaka umwe. Mu mwaka umva bitewe na communication igenda bucece se ku munsi ni nk'abantu hagati ya 4 na 5 ku munsi. Ubwo ukubye n'iminsi igize umwaka kuri ufashe 5 bahora bari umunsi ubwo nawe urabyumva nyine. Iminsi 10 ni abantu 50. Bivuze ko mu minsi 10 ushobora gupfubura abantu 50 cyane. Gusa mvuga ngo Nyiransiburangi ishobora kuba yarazanye ibintu byo gusatagurika kubera akazi kahora gakorwa. Gupfubura abantu 50. Ubundi gupfubura dusobanurira abantu batabizi tumenya ati gupfubura ni iki ni gutya na gutya. Birashoboka kuba wowe uri kureba ino video utazi gupfura ngo ni ibiki. Gupfubura ndagira ngo nkubwire ko we wa mama we wenda nimba uri kureba video wenda nk'umugabo wawe ari mutoya se akuzemo we ukiri mutoya nyo mugeze ku gitanda biba bigurunege, ndagira ngo nkubwire ko iyo wenda mu gihe cyashize mwakuraga nk'ubuturunga butatu ariko ubu ngubu akaba ari kugira uwo yadonda hagahita ava ati mugore ndasoje sinzira nanjye njyame. Icyo gihe ngiye yonje kubera ko mba nyiri agasure mba nyiri umusore ufite amaraso ashyushye bitamukubitira nyine aho wa mugabo we yasubikiye ngiye ngahita musubukurira nyine ewana bigateye ibintu biri professional. Ubwo muri make gupfubura ushatse kuvuga ko ari iki? Gupfubura icyo nshatse kuvuga ni ugusubukura aho basubikiye barabipfubije. Ni iki waboneye kiza mu gupfubura ku buryo wabirangira abandi bajene bawe biyumva ko biyamini? Ikintu rero naje kubona mu gupfubura kizima habamo mayidi yo kumva ko ushoboye ikintu icyo ari cyose wagihangaruka gishyira ku murongo abandi baragifashe bakagisubika. Noneho iyo uje nk'iy'agatero ugisubukura ugatuna kinoza neza icyo gihe uba wumva ko ushoboye nyine ewana uri inshigiza. Tuganira wambwiye ko hari umumama w'umusitari na mufiyemere n'umumama w'umusitari wapfubuye kandi mufitanye na gahunda y'uko uzakomeza kumupfubura. Yarambwiye ati yaje no kumbwira ati buriya nta n'undi wundi yakemera ko amutandaraza usibye njyewe. Ubu ibyishimo tumubona na buri munsi imbaraga akira mu gukora komedi ni wowe ubu byihishe inyuma. Byose ni njye mba mbyishe inyuma. Harya ninde cyangwa ugira ibanga ry'abakiriya bawe? Ntabwo ngiye sinjyaho ngo umuhishire. Uwo muntu bamwita Mama Sava. Uvuze nde? Mama Sava. Cyangwa uribeshye? Oya ntabwo nibeshye. Ushobora kuvuga ko wapfubuye Mama Sava? Naramupfubuye ewana ahita angura n'agafanta ngo ndashoboye. Ese upfuburira ubuntu upfuburira amafaranga ko ahantu hose wagiye uvuga ngo banguriye agafanta urumva haba habanjeho kubaho communication iciritse mu rugero. Ubwo ubutaha nk'iyo mukoreye neza birenze uko yabitekerezaga nibwo wenda ahitamo nk'agahimbaza rya musiki kaniniri ugasanga ahisamo nk'akajana njya kwitetera. Bivuze ngo uri umupfubuzi utabikorera amafaranga ubikorera urukundo n'urugwiro. Urumva ngira umuntu mwiza njye societe yanjye ni nziza. Oke tubwire iva n'imvano yo guhura na Mama Sava. Urumva ukuntu byaje kugenda twahuriye i Nyamirambo mu Marange. Nari ndi kumwe n'abajene banjye turi kwigendera turi gucamo. Ubwo
yari afite ibintu mu ntoki ahagira ngo yari ave guhaha yabuze nyine umukarani yamutwaza. ubwo ni mama Sava uri kuvuga. Yego. Arambwira ati musore anyibuza gutya ati musore waza nkakubwira. Nyine njyewe nzi ko ari kubwira undi mujama turi kumwe. Ndavuga ati ni njyewe ati cyane ni weho. Ubwo hanya mvuga ati reka nze ubwo mba ndagiye. Ati utu tuntu watungereza wanwazaho dore mu rugo kari hano ruguru kandi ko ndi kubona ibi byambanye imizigo myinshi. Naje kumutwaza rero ubwo nagenda mbwira uburyo ki mfite nyine agafesi katagize icyo kabaye. Mfite ukuntu nyine ndi umusore birimo neza. Ubwo twari naho ngo bora communication isi hira nsabana nimero zanjye. Ngo buri gihe ngo nazajya arabona ngo afite imizigo myinshi ngo ngazijyemo amagara ngo mutwazeho. Icyo gihe rero ubwo zahise ngombwa ko namusaba kuba yazaskunsura kuko urumva twari tumaze kumenyerana communication yatangiye kuza. wowe usaba mama Sava ngo azagusure cyangwa mama Sava kwisabira ngo uzamusure? Ujye urumva bitewe n'ukuntu urumva ahantu we atuye nabonaga ninjiye bakabona dukinze bakika ibintu byinshi. Njye nahise musaba ko yazansura kubera ko ngiye giturangira ibiri ahantu nyine mu gipangu ahantu hatari abantu baba bakanuye ibyiso. Ubwo aza kunsura tugira n'umunezero udasanzwe. ubu wabivuga mu kanwa kawe uti napfubuye mama Sava? Kuko uramutse nzahora nkukumbura. Mbabariro bivuge mu kanwa kawe abantu babyumve baraza kumenya uburyo ubivuze. Bagendereho bavuga ati umutipe arabeshye ni bimwe by'agatwiko cyangwa se ibyo uvuze ni ukuri. Tubwire uburyo bimeze. Njye sinjya kumugumba beshye. Sinjya ngumba beshye bura rero burakamubwiza ukuri. Nakiza nko gukura imibonano n'umuntu w'umufiyemeri cyangwa se mu rusange umuntu wabyayeho. Biba ari ibintu byiza bidasanzwe naho ureke aba bakobwa binzadukira bari kubyiruka bura bafite imyaka za 18 10 nta musaruro baba bagifite baraba bakira utunyogwe. Bakira utunyogwe. Yego uravuze ariko ntago ncubije. Ari nkubajije ngo mu kanwa kawe wakwivugira ko wapfuye mama Sava? Yego kumana uragira ngo mbivuge inshuro magana ngahe? Yaramvuge weruye. Mama Sava yaragusuye yego. Ariko abasurana bose ntago baba bagiye gupfubura. Yego kumana ndakubwira ngo yagusoye mutaraganiriye nkakubwira ati rero mfite ikibazo dutipe mpura natwo tubikwakwanya nabi niyo mpamvu ntandukana n'abagabo benshi. Se wowe urashoboye? Wenda bariho bihera. Urumva muri uku kumenyerana mutwaza utuntu kutuziga vegwa. Nayo maje ati se Sava ati se kumbona na mukozi ufite ngajya gutwaza se buriye ufite n'umugabura. Ambwa ati mugabo nago umugabo yagiye Dubai. Nago dukunze kubonana hashaho nk'imyaka myinshi tutabonana. Ubwo nubwo ati kumbe nuko bibenza ati cyane. Ubwo nabwira ati tisi uko mbona uri ikimama kiza gisamaje giteye amafemba ati bura nakora ukaza no kureba abantu mushuti wawe atuye. Ubwo yasambwira ngo nzaza nko kwa kangahe ya kubona mbona motirage diripa ni wanje abaramamagaye. Uze ngo mama Sava wamuterese byoroshye gutyo ari no muntu w'umustar tuzi wavuze rimwe ahitaza. Nose ngiye uri kubona nsa nk'inkobe mu maso urabona narakajene kubujya atanyumira. Kuba kajene no guhura n'umustar rega abari ibyamamare abanagushidikanya. Oya nakumshidikanya. Buriya bonye wana mfite ibituza bigenda binagana. Atavuga ati aka gahungu ni nakona keza nakishimiye. Usanga communication isizamuka. Tubwire ukurikije igihe wari umaze upfubura wavuze ati mu minsi 10 n'abantu 50 mbapfubuye. Mama Sava atandukaniye he n'abandi bantu wigeze gupfubura cyabo bamurusha iki? So urumva abenshi rero mpfubura nyuma ya Mama Sava bo nabanye Uganda. Kandi abanye Uganda urabizi bo abafite ikibuno kibyatare kigenda gitetema.
Mm. Mm. Atandukaniye he? Ariko ko wagira ngo ntago uri seriye mu bintu byo gupfubura. Oh, Ndakubaza deep winjira usohoka Oh, winjira igenda isohoka seriye. atandukaniye he n'abandi ba mama wapfubuye? kuko mwananye warake njye narwura wananyishinga Mm. ahaha ngewe ko igitsina gore burakiye iyo kingezeho kima respect Mm. kikavuga ati mbega umusheni waduha nambaye ngo ati 07 kangahe bagata bandika Igisubizo cyanjye ntago uri kukimpa. Ndimo ndakubaza muri mu giko wumvishe ataniye he n'abandi bantu wapfubuye? so urumva ubwo ushaka kumenya ibyiza byiwe. Muri make ibyiza byiwe cyangwa ibibi bye ugereranyije n'abandi bantu wahuye nabo uri gupfubura. aho ngaho waba ushaka kuzahita nawe ujya uyo kunsimbura. Yanjye se ko nari umupfubuzi. Urumva icyo ushaka ni ukugira ngo ngure wenda ku bijyanye wenda no kuba afite ububere bwinshi cyangwa bukeya kugira ngo nawe uhite ujya kumwataka muri bene ngango ndabaza. Ntago twataga twebwe ntago hari umuntu uba umupfubuzi ukabona nawe arabyemera akaba yanakubwira buriya umuntu wapfubuye sibyo n'umuntu bapfubuye nibabona iki kiganiro bakurikije ibyo uri kuvuga baraza kumenya koko uri umupfubuzi cyangwa ko uri kuvugisha ukuri. Twebwe turashaka utubwire nyine ku buryo byagira n'undi muntu bihatira akaza kuvuga ati uriya mutipe nkurikije uburyo yabivugaga ibyo avuga arabizi urazi gupfubura bya hatari ku buryo nanjye nahiga ndahiga akanimero ke hanyuma nkajyayo. Tubwire upfubura ute wumvisha atandukaniye he n'abandi bantu? Urumva ikiza rero cyo kuba wahuza n'umusitari nk'uriya abasitari bakunda kwirukura akaguhereza kiya nyinshi cyane kandi icyiza urumva iyo murangije aferi atanakugura agafanta ku buryo ahita akundura yakugura ku kamirindi ugasigaruka gutumira kugira ngo za pinya wamutakajeho zongere zigaruke. Bivuze gutyo bivuze umuntu yabishingira hari kugira ngo ngaza kureba. Mbese gupfubura ubikora nk'akazi nubwo nyine ikiba kigambiriwe atari amafaranga. Ndashaka wamamaze brand yawe y'ubupfubuzi uvuga ati wenda urabona iyo abantu bari kwamamaza ikintu bavuga ati twebwe dufite discount dukora ibi bintu neza tubikora gutya uwatuganye gutyo nawe nibyo nshaka wamamaze ubupfubuzi bwawe. Bundi urumva ushaka kuba yangiraho yansanga kuri ofisi y'abapfubuzi ingeni nahise mpucinga ofisi. Urumva iyo nsanze kuri ofisi tukanegosa mpita mujyana mu rugo iwanjye byaroroshye ukaba uramamaje. wowe urumva ofisi n'undi kugira ngo mvuge ha n'ibiri kugira ngo abijya hansanga. Ofisi yanjye iri hariya mu Miduha iri mu Miduha. Hari ofisi y'abapfubuzi baho se buriya ngiye kubwanjye narashinze. Ni iki cyatuma umuntu agusanga? Rero ikintu ukeneye gupfuburwa cyangwa ukeneye kumenya uko bapfubura nicyo nshaka wundi muri make utubwire. Ubundi urumva ushaka kumenya ukuntu bapfura rimba ushaka kubona ukuntu bapfura irinde kunywa ikinini. Irinde kunywa ikinini ngo urashaka ngo kugenda ngo umwemeze ngatake. Oya irinde ikinini kiragutamaza mu rugendo udondaho uhita usinzira kandi umuntu yanyweye ikinini buriya nta nubwo aba yifite icyizere. Ugomba kwirinda kunywa ikinini kugira ngo wowe ubwawe wiyumve ko uregeye ucaginze ku buryo rimba wenda nkaho ugaturo k'iminota nka 50 ukamukubise nta kinini wanyweye uhita uvuga ati ni njye mugabo. Ubu ngubu mu gihe umaze upfubura niki wakuyemo cyiza umuntu yagenda? Urumva hari abajama bagannye iyo company ndi kugenda ndabatuza nyine nkabigisha uburyo ki bikorwamo. Company yawe itoza abantu ikanakira n'abantu bashoboye gupfubura. Yego. Shaka kwiyandikisha ni icyo asabwa?
ushaka kwiyandikisha mbere y'uko umuntu mwandika ubishinzwe amwandika aramanza akaza tukamanza tukareba nimba ashobora kuba ari umusore wenda yaraturiye hoteli yarakoze bare afite ibituza. ese ibituza nibyo bipfubura mani ko babyibanze oya nose waba uruzingo ugapfubura bivuze ko uru ruzingo mwicaranye rutapfubura wapi nta kigenda nose gym abakora gym bose gahunda bari gupfubura ntago nose kankubaza ubu ngubu waba ufite umubiri umeze nka kiridi uri kugenda ugahwa n'umuyaga ugashobora gupfubura umumama ufite amanyashi agerereye amanyashi no gupfubura ngira ngo ko hari habamo tekinike ntago bisaba amatuza ahubwo ngiye nari ngize ngo umuntu araza mugahita mumuhereza umuntu ukeneye gupfuburwa akamutestingiraho hanyuma yamara kuvuga ati uyu mwana azi gupfubura cyangwa uyu musore ugahita wemeza ati ewana ubonye akazi muri kampani yacu yo gupfubura. ese ugereranyije ku kwezi gupfubura byinjiza ngahe? urumva hariya mu mudugudu uje vuba ikabuga mafite inzu yo nyekesha mu gupfubura. waba warapfubuye ukuramo n'inzu? nkuyemo inzu wenda nubwo iciriritse ariko nacyo nayikuyemo. aho tubwire mama Sava ni amafaranga ngahe niba atari ibanga yaguhaye umaze kumupfubura? oya yo yamaye yo yaba ari ibanga. ni agafanta gusa. icyo ugomba gukora ni ukutubwira uti ngewe nakuyemo amafaranga ya naye kugira ngo ariko icyo nemeza neza nuko abona akimara kubona ko nshoboye ngura agafanta. ubwo agafanta uvuga ni akahe? yagize gutya bankubise ka 5 nguze kunywa agafanta. ubwo 5 koko wabipfuburira umuntu nose cyangwa uri gusebya umwuga? oya kara agafanta aragahimbaza musiki yaramaye ariko nyuma yaho ibindi bitendo byagiye bikorwa ndumva ari bwo byagiye bitangira kuba byiza cyane. noneho si rimwe gusa? ntago ari inshuro nyinshi ariko nta nubwo na rimwe. yego mama Sava umugezeho urapfubura upfubuye n'abandi bantu? ariko cyane cyane nkunda gupfubura ibikobwa by'Ibugande. ubu ngubu uri gukorera muri Uganda ntabwo uri gukorera mu Rwanda? n'ubwo bari kubona nk'agafoni gasunye ibikobwa mfite ibikobwa 3 iwanjye byarebije umusibe ejo. amagande rero niba yo atari ibanga bishyira ngahe? kuko abagande benshi ntabwo bumva amafaranga mu Kinyarwanda tugereranyije mu magande. urumva umuganda wahita guhaga agashandiko ahita guhiriza agashandiko bo bakura mu mifungo ntabwo bakurera ngo urimba ari noti ngeshatu cyangwa ngo zingengarizwe bo bafata umushandika akaguhereza. ni amafaranga menshi ngaho umuntu yakwishyuye umaze kumupfura ukavuga ati aho nagendeye cyakora uyu wararekuye nangahe? nuwo nigeze gupfubura ariko bite na gahunda nyinshi nari mfite ntago twatinze aho hantu nahise ngenda ariko warambwira ati nubwo ugiye bitakozwe neza umwanya munini ariko akira iri 5 wanyemeje rwose mu minota ya mbere wanyemeje nayo mafaranga nimbuka yese asa nkaho hari ikintu yaraminduriye mu buzima. kubanza ari wowe mupfubuzi ukenyemwa muri uru Rwanda 5 niyo mafaranga menshi wafashe mu gupfubura? ntago njye mbeshye. noneho bya bintu nta kantu karimo? oya karimo usibye ko ngewe mbanza kugira urukundo ntago ungiye urukundo nibwo kiri imbere gusumbya ibintu. mbese upfubura umuntu mwabanje no gukunda naho gato? genda manza nkamwereka uburyo ki nashaka ibyo atunze ahubwo nkamanza nkamwereka urukundo mba mufitiye. reka tugushimire rero urakoze kutubwira ni ikihe kintu ubona gikenewe wenda waba utavuze cyangwa waba utabajijwe mu bijyanye no gupfubura uburyo byakorwamo neza wenda bari cyo urenzaho? uburyo byajya bikorwamo neza mu gupfubura wa mufiriye meriwe rero ujye ubigeragezaho. mufiriye meri ugerageza ibikiza?
ndimo mbwira nk'umufiyemeri ba bantu bipfubuza nibo ndi kubwira aho bari hariho hose ikintu nagira ngo mbabwire mwige kujya mugenda mwakoze isuku hapana kuzajya umuhereza k'inyuma yagira ngo aradonzaho usanga agahuye karasohotse ibyo bintu ntabwo bikunze kuba biri fresh mugerageze mu kuri isuku kumuhura n'ibibazo baho ahubwo ko habamo ingurane nyinshi cyane ugupfura n'ibyo bigeraho urabwira ati duhindure pozisiyo rero dufata k'inyuma aba ari ko nkubita yagira ngo arakago agahuye kagasohoka ari kenshi cyane ntabwo baboze abafiyemere ubwo ntabwo ushatse kubasebya we oya ntabwo ushatse kubasebya oke nibakarabe niboge bakora isuku hanyuma nyine mu bapfubure neza babona ibyo bashaka reka tugusezere wowe wabanye natwe ku kiganiro kugeza kigeze ku musozo turagushimiye cyane wakoze like wateye comment ni inkongi ikomeye cyane komeze mudushyigikire unamukeneye ese umuntu agukeneye yakubona ute yansanga kunuze kuri office iri mu Miduha yahita mbona na platform ugira ukoresha yagusangaho Instagram, TikTok, WhatsApp n'ibindi urumva cyane cyane YouTube niwo yansanga haba hariho na nimero zanjye genda usacingemo Asoma News TV kuri YouTube yawe haberaho ibiki mu kijyanye no gupfubura oya nubwo ndi umupfubuzi ariko YouTube ntago ncishaho ibyo nkora mu buzima busanzwe ho mba narayipangiye andi maproje wakoze cyane kubana natwe Yasumani rero turagushimiye yego gire ibihe byiza